Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 13. Urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari. Urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, bya bindi bidashyitse bizakurwaho. Nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Icyakora none turebera mu ndorerwamo ibirorirori, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye mu maso. None menyaho igice, ariko icyo gihe nzamenya rwose nk'uko namenywe rwose. Ariko none hagumyeho kwizera n'ibyiringiro n'urukundo, ibyo uko ari bitatu, ariko ikiruta ibindi ni urukundo. Igitabo cy'umubwiriza igice cya 6. Iherezo rya byose ni urupfu. Hariho ikibi nabonye munsi y'ijuru kijya kiremerera abantu. Umuntu Imana yahaye ubutunzi n'ubukire n'icyubahiro, ntabura ibyo umutima we wifuza byose, ariko Imana ntimuhinda yo kubirya, ahubwo umushyitsi akaba ari we ubyirira. Ibyo nabyo ni ubusa, ni indwara mbi. Umuntu ubyaye abana 100 akarama imyaka myinshi, iminsi yo kubaho kwe ikagwira, ariko umutima we ntuhaga ibyiza, akabura n'aho ahambwa. Ndavuga yuko bene uwo arutwa n'inda yavuyemo. Kuko iyo nda iza ari ubusa, ikagenda mu mwijima, kandi izina ryayo ritwikiriwe n'umwijima, ndetse ntiyigeze kubona izuba haba no kurimenya. Iyo nda ibiguwe neza kuruta wa wundi. Naho yarama imyaka 2000 atanezezwa n'ibyiza, mbese bose ntibajya hamwe? Imirimo yose umuntu akora, aba akorera inda ye, nyamara ntashira umururumba. Umunyabwenge arusha umupfapfa iki? Umukene uzi kwitondera imbere y'abakiriho aba afite iki? Kubonesha amaso biruta kuzerereza umutima. Ibyo nabyo ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ikiriho cyose cyiswe izina kera, kandi umuntu azwi icyo ari cyo, ntashobora kurwanya umurusha amaboko. Ko haba ibintu byinshi bigwiza ibitagira umumaro, ibyo byungura umuntu iki? Noneho ninde wamenya ikigirira umuntu umumaro akiriho? Mu minsi yose yo kubaho kwe kutagira umumaro igahita nk'igicucu. Ninde wabasha kubwira umuntu ibizaba munsi y'ijuru mu nyuma ze?